ijambo ry'umunsi, ukuva mu bapfuye, isezerano ndetse no kureba mu ncamake. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Bakorino igice cya 15 uhereye ku murongo wa 50 kugeza ku murongo wa 58. Reka nkwibarize gatoya, iyo uza kugira ubushobozi bwo kureba uko iminsi yose yo kwisi yawe yari kugenda, wari gukora iki? Ni ku rugero rungana gute byari guhindura imyumvire yawe? Ese ni urugero runini cyangwa n'urwo hasi cyane? Igihe ari cyo kandi cy'ukuri nuko abantu bo kwisi bari kubaho bitangaje, basa nkaho ntacyo batekereza. Bari kuvuga bati reka twirire twishimishe n'ubundi ejo tuzapfa. Nyamara ariko burya urupfu tubona rw'umubiri rutandukanye cyane nuko turuzi, kuko burya si ryo herezo. Hari urundi rwanyarwo kandi rw'iteka ryose rutegereje abantu nk'aba. Yesu yavuze inshuro nyinshi ibyerekeranye n'ubuzima bw'iteka, rwose ibingibi yabivuze inshuro nyinshi cyane. Ese kuki ubutumwa bw'iteka ari ingenzi cyane ku bantu bizera? Impamvu ya mbere nuko Kristo yashakaga kumvisha neza abamwizera ko batekanye bari kumwe nawe, kandi ko batekanye by'iteka ryose. Ibingibi rero bishatse kwerekana yuko nta mpamvu n'imwe hari yo gutinya urupfu, kuko ahubwo urupfu dutinya ari mu muryango twinjiza mu buzima bw'iteka. Impamvu ya kabiri Yesu yavuze inshuro nyinshi cyane ibyerekeranye n'ubuzima bw'iteka, nuko Yesu yashakaga kwereka abizera isura nziza y'ibyiringiro mu maso y'urupfu. Ikibazo abantu bagiye gushyingura bakunze kwibaza cyane kuruta ibindi ni, ese uyu muntu wanjye nakundaga koko ubu nzongera kugira amahirwe yo kongera kumubona cyangwa birarangiye? Yesu nabwo yashakaga gusiga abantu be batizera. Yababwiye inshuro nyinshi ko bagomba kwizera ko umunsi umwe bazongera kubonana nabo bakundaga cyane. Impamvu ya gatatu Yesu yavuze ku buzima bw'iteka inshuro nyinshi cyane, nuko yashakaga gutera imbaraga buri mwizera wese kwizera bihoraho kugeza ku munota wa nyuma ageze ku rupfu rwe. Kubera yuko tuzi neza yuko rero tuzashima Imana kubw'ubuzima bwacu, kuko tuzi neza yuko urupfu rwaza isaha n'isaha, bizatuma uhora wigengesereye uvuga uti ese ibi ngibi Imana izabyakira cyangwa ni bibi? Urumva, ahangaha bizatuma ushobora kubireka ndetse no kwirinda. Yesu yatsinze urupfu ngo tuzabashe kubaho ubuzima bw'iteka mu ijuru. Kubera ko tutagomba gutinya ejo hazaza rero, tukaba tugomba guhimbaza Imana byuzuye mu gihe cyacu cy'uyu munsi. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.